abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato, baramubwira bati mutware, twibutse yuko wamubeshyi akirimuzima yagize ngo iminsi 3 nishir'azazuka, nuko tegeka barinde igituro cyane bageze ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be bataza kunywa igikombe ukeze ugiye umugisha. Umuntu wese ugiye kunywa kuri aya maraso, umuntu wese Mana ari uburwayi afite ukire, ari ibimugoye byose bivanweho kubera aya maraso agiye kunywa mu izina rya Yesu. Tubisabye twizeye, bagasangira akabivuga, kubera Satani wari warangije kwinjira mu mutima we. Ibyo byose byabayeho kugira ngo bituzanire ibyiza, bituzanire intsinzi. Rahera kuri mwebwe turi kumwe kandi rifashe n'abazanganira gatubanze gusenga Imana. Imana turagushimiye, umukozi w'umuhanga, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ubwiza bwawe, tugushimiye umuteguro wawe, cyane cyane kuri uyu munsi wa Pasika, umunsi mwiza, umunsi ukomeye ku mukristo uwo ari we wese washoboye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba nawe yatsindishirizwe. Mana komeze tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi utandukanye n'indi minsi yose tujya tugendamo cyangwa tubamo. Ni umunsi nkunda kandi ni umunsi dukunda kuganiraho, tukavuga ku cyanditswe kigendanye n'uyu munsi wa Pasika, umunsi mwiza ku mukristo uwo ari we wese wamenye Kristo. Nagira ngo rero mbere yo kugira ngo wenda dusobanure, tubanze dusome icyanditswe, twumve icyo Bibiliya itubwira. Ngiye gusoma muri Matayo ibice 27, hanyuma turasoma duhere ku murongo wa 62, tuze kwinjira no ku gice cya 28, twumve uko byagenze. Umutwe waho uravuze ngo barinda imva ya Yesu. Dusome amagambo makeya. Ngo nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato, baramubwira bati mutware, twibutse yuko wamubeshyi akirimuzima yagize ngo iminsi 3 nishir'azazuka, nuko tegeka barinde igituro cyane bageze ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Murongo kurikiyeho 35 aravuze ngo Pilato arababwira ati ngaba barinzi, nimugende mu kirindisha uko mubizi. 36 aratubwiye ngo nabo baragenda barindisha igituro, bahomaho ubushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro, babushyiraho ikimenyetso abarinzi bahari. Kadukomeze twumve noneho uko Yesu yazutse ari wowe uyu munsi utunejeje. Ngira ngo ntangarize isi yose, ngira ngo mbwire umwana, mbwire umusore, mbwire umukobwa, mbwire umusaza n'umukambwe ko Yesu butuvugana ari muzima. 28 nuko ku munsi, umurongo wa mbere aho, nuko ku munsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kuri cya gituro. Umurongo wa 2 arambwiye ngo habaho igishitsi cyinshi cyane, kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru, abindura igitare akicaraho. Haleluya. Ayo niyo magambo nifuje ko tuganira. Tumaze kumva amagambo meza, amagambo yabayeho, nuko ngo abashakaga kwica Yesu cyangwa se abishe Yesu, abariko mvuga, ngo bateranira kwa Pilato, baramubwira bati mutware wacu, twumvishe ko atarapfa
wamubeshyi. Uyu mwami wacu bamwitaga umubeshyi, uyu mwami wacu bamwitaga inkozi y'ibibi, uyu mwami wacu ntago bamwitaga umwami. Baragenda babwira Pilato, baramubwira bati twumvishe ko, twibutse ko. Ubwo bwabo nibo babwiranaga, ariko bamaze kwibuka baragenda bajya kwa Pilato. Uko Bibiliya itubwira, iratubwira ngo bibutse ko wamubeshyi akiri muzima, atarapfa, bataramwica, bari baramwishe. Ngo yatubwiye ko iminsi 3 cyangwa se yavuze ko iminsi 3 nishir'azazuka. Basaba umwami, basaba Pilato, baramubwira bati tegeka barinde igituro kugeza iminsi 3 irangiye. Intumwa ze zitaza zikamukura mu mva, zitaza zikamwiba, zikabeshya abantu ko yazutse. Haleluya. Ariko tugeze ku gitero, ku gice cya 28, ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, cyane cyane hariya ku murongo wa kabiri, ngo nuko habaho igishitsi cyinshi cyane, habaho umutingito, habaho kwereka Imana yacu ni Imana. Ngo nuko habaho igishitsi cyinshi, ngo kuko marayika w'umwami Imana yaravuye mu ijuru, yaramanutse kwa kundi umwami wacu yabivuze. Haleluya. Yaraserutse avuye mu ijuru. Ngo habaho igishitsi cyinshi cyane, isi irazegera yose, isi iratigita. Ngo nuko marayika araza abirindura igitare, ngo arangije akicaraho. Haleluya. Iyo niyo yari ibaye intsinzi yacu. Amena. Nuko umwami wacu aho ngaho yari yazutse. Amena. Nuko ngo igitare akicaraho. Niyo mpamvu nakugendereye nkubwira ngo uyu mwami wacu ntago akiri mumva ubu ngubu turimo kuvuga. Haleluya. Yarangije kuvamo. Haleluya. Umwami wacu yarangije kugera iburyo bwa se, ngo abirindura igitare akicaraho. Bishatse kuvuga ngo marayika nawe ugushinzwe amanutse kubirindura igitare cy'ibibazo byicariye wowe, amanutse kubirindura igitare cy'uburwayi kigutsikamiye, amanutse kubirindura igitare cy'ibibazo byawe, amanutse kubirindura igitare cy'abanzi bawe, amanutse kubirindura igitare cy'ibikugoye byose. Ni intsinzi yawe uyu munsi wa none. Imana ihabwe umugisha. Kandi umwami yazutse, ni umunsi mukuru w'intsinzi ku mukristo. Niyo mpamvu nifurije buri muntu wese kunezerwa, kuko umwami wacu yatsinze, yavuye mu gituro uyu munsi. Imana y'amahoro ibane namwe, kandi icyubahiro gikomeze kuba icy'Imana, kuko ibibazo byose umwami wacu yabirangije mu izina rya Yesu. Ryari ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye, urakoze cyane kuko wadupfiriye. Mu ijuru havuze impundu nyinshi ibyo byose bibaye, kandi mu ijuru Mana aho wabaye wari uri na mbere, ngo habura umuntu n'umwe waza kunshungura, habura umuntu n'umwe waza kugucungura wowe urimo kureba iyi video. Ariko intare yo mu muryango wa Yuda ari we Yesu aritanga, aramanuka araza. Niyo mpamvu aka kanya araka icyubahiro ku mukristo wese, kuko twatsindishirizwe n'umwami wacu Yesu wavuye mu gituro akaza kugupfira. Wari waragupfiriye ku bwawe. Icyubahiro kibe cy'Imana none n'iteka ryose. Amen. Shalom shalom ku muntu wese wumvishira ijambo. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share, muhana ibi byigisho, kugira ngo umuntu wese nuri hirya y'isi, nuri mu mpera z'isi, nuri hehe, ashobore Uwiteka kumusobanukirwa. Kandi nawe umuzi, ugende hirya no hino udufasha kugira ngo dutangaze ubutumwa bwiza. Icyubahiro kibe cy'Imana. Amina.